Rani Mushyushya. Mfasha, ngwino. Ya. Uziko? Ndimo natekereza ngo ndaza kugera iwawe. Kamera sha Mushyushya. Muraho neza. Ndacara. Ahani hose iyi ni Kigali koko. Nuko waje usa. Urabona ariko ntari umuzungu. Reka rero nkubwire ubu ngubu nyine ngo mukumva uko amatunda yeze. Urabona twaragusengeye kugira ngo ugende. None dore ukuntu uje waka nk'inyenyeri. Njyewe se nera amatunda. Ndizera ko nta nyota nzongera kugira hano. Ako buriya rero siya ndi umukire. Mfite n'uruganda. Nuvuga ngo none nta kintu nzongera kugira cyitwa icyaka. Buriya wenda ntabwo uruganda rwanjye rwenga amayoga. Ako buriya mfite uruganda rw'inyama. None sunze nizinga niki shanga ubwira umugore ateka. Buriya uruganda rwanjye nyine rukora mu buryo buri professionnel. Ntabwo inyama zanjye zigera mu cyaro. Ni. Okay, reka mbivuge mbiprononce professionnel. Uri umunyakigali koko. Uriya narasirimutse. Nose uvuye nawe wagiye kwiga. Wese ndimi ku buryo usigaye uvuga ibintu nanumva. Umva buriya nyine iyo ugeze i Kigali ibintu byose birahinduka. Ariko kuba warakize ibyo ni byiza biranagaragara da. Urabibona? Urabibona? Nawe uri mu bahungu wanjye kabisa. Ari igihe kiza zabyumva. Kumbwira gutyo warakize. Basuza ajya hirya kwa Mungu wari witwa Yves. Mubwire ngo icyo ushaka cyose ngenda ngifate menye ko kuko wakize. Dani tubasaye urwagwa. Sadiki yafashe ibiraha n'avoka, avoka 400. Ire. Biriwe neza muke. Reka kiremo intera warambwiye ngo ntabwo ugishaka kumubera. Umusozo nyitaza. Ndenge ku mategeko n'amubwiriza wambwiye. Ndinde ko gusuzugura koko muke. Ngambe cyenzika ariko. Ntabwo ari inzika. Ako buryo umuntu ukundura namwubaha. Uri ngewe. Nakore mukesha. Turamutse duhoye mu nzira nakubwira nti mukesha umukobwa mwiza. Sinifuza kongera kumpobera. Sinifuza ko imibiri yacu yongera kwegerana. Warenza iki? Wabanza ukamenya icyabimuteye. Kandi baransobanura ukabwira ngo nuko wumva utabishaka ngo oya buriya nyine twahuye mu buzima bwanjye rero. Twahuye nyine mfite ibibazo byinshi mu mutwe. Bituma yamubwira nabi. Dore nacyo cyari kinzanye. Nje kugusaba imbabazi. Yego. Ako banze umbwire basi umeze ute? Nari ndi kwandika amadeni ariko reka nyishyize hasi. Muke. Nukuri mu bundi buzima nari meze neza. Ariko wowe ubuzima bwanjye nawe relationship uruhande rw'amarangamutima rwasaga n'utangiye gupfa. Kandi iyo bipfuye n'ubundi buzima bwanjye bwa buri munsi burangirika. Kuko warukana umukiriya yazaga aha ngaha nkamwakira ndamwitayeho. Nubwo ushaka iki? Dore kirafata ugende. Nyine nta keya nta kumubwira nti karibu umukiriya mwiza tubafashe guteza. Nari maze kubirambirwa numvaga ibyisi byose nta kamaro bifite. Oya nyine wararakaye narabibonye bazi ko utakinyura hariya mu rugo ubundi waramanukaga ukarunguruka ukamamagara ngasohoka nkakuvugisha ariko byose ntabwo wari ukibikora. Mukiye numva ko ndamutse maciye mu nzira n'amabuye. Ubona nkwanga ku buryo nageraho kugutera. Oya nyine aho ngaho nari ndi gukina nanjye nari ndi gutebya. Ahubwo se kuje aha ngaha ntabwo noneho Tereza ari bukugirire nabi. Nabuze amahoro pe. Byagenze bite? Guhera uriya munsi nkubwira nabi nabuze ibitotsi nkajya nyine mpora numva umutima uri kundya. Nje kugusaba imbabazi. Nzabimubwira no kuri Tomasi. Ako buriya nari ngukumbuye kundusha. Ako buriya hari udukuru ngenda numva. Ndavuga
ariko sura kuko bya bintu nibyo udukuru duteye gute niko korokoro sigaye rwarakunaniye ndarabyumvise iri Kigali byangezeho gute se cyangwa se inkuru mbi irayobekana inkuru mbi yiruka kurusha isasu ngo urugo rwarananiye usigaye uri inganzwa wese kutarashaka umenya iby'abagore abagabo n'ingabuzwa gute nawe wibaza umuntu nanjye utarashaka bikaba byarangezeho urumva ibyo bintu bisengeye ukuri ko Imana yo mu ijuru ntabwo ibyo bintu bisengeye uretse n'icyo wari ugamije kumbwira hoya ahubwo nuko nyine ngize gutya nkavuga ati ese n'udukirizo twanjye kajemo ndamugarika nkakubaza ngire niba ari byo niko mwese umugabo w'inganzwa aba ameze ate ko umugore wawe aragutegeka umugore se gutegeka umugabo hari icyo biba bitwaye kugira inganzo cyangwa bigusaba kumva ko ufite umuntu ukugira inama nyamara nawe ndi kureba nkabona baragutamitse ni ukuri ko Imana barakuroze hari ubwo ari njye muntu wa mbere ukubwiye ngo barakuroze ahambwiza ukuri niba ari njye wa mbere bashobora kuba barakuroze gute ubundi kera njya numva nkasoma mu bitabo iyo mbonye umwanya nyine wo gusoma hari igihe mfisoma nk'imirongo nk'ingahe nkaba ndasomye urumva cyangwa nkumva amakuru y'abantu bakuze bakavuga ngo kera umugabo yihagararagaho nta mugore wakubitaga umugabo nta n'umugore washoboraga gusuzugura umugabo ariko ni gute wowe umugore wawe gusuzugura ntabwo wakosheje ahubwo ngewe ibintu nari nakoze hariya nari ndi gusaba ibintu birenze wenda nari nihutishije ibintu nsaba kuza kunsura ntabwo byari ngombwa pe oya nyine mbabarire ntabwo nari nkwiye kukubwira uzi ukuntu nagutombokeye nanjye naratashye mbitekerejeho uriya simukesha pe uje kuza mbabaze cyane rwose ni ukuri tuza ushyira umutima hamwe njye kukubabarira ntabwo ari ibintu uza kunsaba njye naricaye ndatekereza niba buriya n'ubuzima bubi wenda yahuye nabwo bamututse bamubwiye nabi ahise ntura umujinya mpita numva yenda kubabariye pe gusa amarangamutima yanjye yarashengutse mu gihe gitoya nyine mbabarira ndakubabariye urabizi nyine maze iminsi hari ibyo mbwira ko nkunda aho kugira n'umutima wihangana pe iyo ngiye ubundi nyikunda kubi nyine byarandenze ugira umutima wihangana nyine njya mbara inshuro zose wabimbwiye singusubize ariko ukaba ukinyereka umutima mwiza wenda ntabwo nagakwiye kukubwira ibingibi hano muri botike uri kwicururiza nagakwiye nko kukujyana ahantu ntandi munsi y'ibiti tujya tuganirira nkabikubwira ntuje ntabwo kuba natinze kuvuga ko umukunda nari ndi gushakisha urukundo ahandi kuko urukundo rundimo kandi uburyo uri umusore mwiza na umukobwa wese nyine yakifuza kugukunda uri gutinda kuko utari kurasa ku ntego ibyo ndi gutekereza nibyo nawe ushaka kumbwira ayo nyine akeneye mfite amashyushyu ko mfite amatsiko mbona urubwira mfite isoni ni ubwa mbere ngiye kubwira umuntu nk'ibi mbwira njye kumbwira ni nko kwibwira mbitegereje nanjye ndagukunda ese baguye ko ansuzugura gute ntaryama mu rugo ntateka muri njye gute ese umugore wawe ntago agutegeka uvuga niba atagutegeka sha ndumva none ibyo uzanye ari ubwa mbere byumvise aha reka rero ndumva umutwe wanjye wari utangiye kuba muremure utangiye no kubyimba umutwe wanjye uri kundya turagenda gutya umutwe urazamuka gutya umutwe uri kundya buriya nari nciye aha ngaha ngiye kugura utunini biragaragara ngaho ugenda urebe ko umutwe wawe ukongera ugasubira aho wari uri wambwira akantu wari umwambwira yize ngira ngo nyine ndebe ubukire bwawe wazanye babwire na hariya kwa Yves ngenda nifatira akantu sinzogera kugira icyaka si bwo bwa mbere ubonye umuntu wambaye gutya uri umukire akuzajya ariko twabigizemo uruhare nkahindukira ibi ngibi babyita abanyamideli ngaho sawa
turapfushije pe ye baba we uriya ni wa muhungu wa Karoli Yves, tuza ndagukunda n'umutima wanjye wose. urankunda uravugishwa urankunda mana muke oya ngwino mubiri mukesha muke ndagukunda cyane. ndagukunda pe ndagukunda n'umutima wanjye wose mana nyagasani. Oya haguruka nguhaye icyubahiro. haguruka wipfukama. Iki uravugisha ukuri ntabwo uri gukina urankunda basezeranye ko utazigera unsiga. mana amasengesho yose nasenze amajoro yose naraye nasinziriye ndagushimiye kuba mukesha nawe nkunda urankunda umutima wanjye nguhaye usa umweru mbabara ntuzahindure umukara. humura musezeranyije ko nta kintu kimwe kizitambika hagati yanjye nawe urukundo ngukunda ntiteze kuzahinduka nimba ari n'ibishoboka na nyuma y'ubuzima nzongera ngukunde muke nicyo ushaka amahanga ni wowe nshaka. akira ji akira ongera uramfite hano hari byeri hano hari fanta hano hari reka nguhe amata. Ego nese ko umazemo yose. Akira yose yagiye. Oya nawe ikabya ari kamwe konyine. Uragira ngo hombe abana bacu bazasabiriza. Ibyo ushaka byose hano njyewe ntabwo. Kuko uyu munsi ntabwo nyiri gukora ngiye mfite umufatanyabikorwa. Ndagukunda. Ongera umubiri. Urakoze kubitamo. Ntabwo uzicuza ko warankunze. Ngo ndiki? Yakoze ugikomeza wisekere gutya. Uzi ko ari bwo bwiza bwawe bushobora kugaragara. Koza neza pe. Natwe tuzavubaka. Umva reka nkubwire ngewe urugo nzagutuza urumva. Ni inzu y'itaje iteye ubwoba urumva. Ifite imiryango nk'ine hari hose hari baba security kandi none bafite n'imbunda. Bakajya barindira umugore wanjye umutekano. Yego abasekirite z'umuntu wizera Imana acungisha umutekano. Avuze ngo abasekirite kubera ko twese twizera Imana babimakazi. N'abantu bose bizera Imana. Nawe iyo ngurebye mbona utizera Imana. Njye nizera Imana. Nose shoye ntabwo nyakira. Mwatiriza iki? Kuba oya cyamata byiwe hakuba nanyiyakiriza buriya mwiyakiriza se umuntu yakiriza undi se kwihunga kandi nanje munyiyakiriza rego ubu niwe mazimana ruti ibindi byose yego sha nawe uri kubishyira ku rundi rwego ngeze ngaho niki nese uragira ngo tujye nyine nanjye kubwo icyo kunywa ngahinywa ngo tomera ki nyakiriza ikiganza cyawe se ko ibyo bintu sibyo umva nkubwire urumva winkoraho ugende kureba ariko mbure kukubwira ko wambaye neza cyangwa kubibona n'icyaha nambaye neza umuntu uri mu bikoni sibyo niriwe nekana oya ngiye buramba mvuye hariya kujya nicare hano numva ukuntu humura ukuntu mumuri bitunguru na salisa yego n'amatungurusumu uyirikusha nawe ibyo bintu ntabwo ari byiza uziko iyo umuntu bakundana bakamukora haba yumva atazi ukuntu ntabwo ari byiza oya nkuraho wumve uyirikusha hafi kandi oya mbwira wumva bigenze bite kandi mba mbona ugira imico mibi nta mico mibi ngiye nditonda ahubwo ubundi ujya gusenga kuri pasika pasika iba mu kwa kane no kuri noheli ugiye gusenga kabiri mu mwaka ni ukuri njye ntabwo nkubeshya pe niko kuri njye ntabwo nyica ku ruhande nimba meze gutya nta nubwo nahindukira ngo ndebe ibintu bindi inyuma reka njye nagombaga gutegereza ubundi ukuntu dutegereje ko mensi yazagaruka niko nanjye nari ntegereje urukundo rwawe ariko ubu numva nishimye abantu bakundana no gutya baba bameze uzi ukuntu umutima wanjye numva bimeze ariko urishimye
ndi kumva nyine umutima utera cyane ubwo ngubwo ndi kugenda ninjira winjiye kera rega wowe n'ubu ubibone rega hari ukuntu nyine umuntu abanza kwijijisha ariko n'ubundi winjiye kera ndarakaye njyewe noneho urakazwa neza nsaba imbabazi kuko watinze kunsubiza nkagenda ntasinziriye abakiriya bajya bazanga nkababwira nabi kubera icyo babikoze nyine wagombaga kurara udasinziriye murantekereza nese wagira ngo utekereze ba Mukagatare baharaye hirya nta wundi muntu umwe nshaka kumva no mu matwi yanjye ubu ngubu izina ni Mukesha ahubwo n'abana bacu tuzabita Mukesha nta kibazo wazabita se Rwego cyangwa tugafata M tugashyiraho A tugashyiraho Y ibyo niwe Imana yabinyigishije alphabet zose maze kuzimenya ubwo bisobanuye ngo Mukesha A yambwiye andi Yves urumva se ibintu biroroshye ahubwo warabimenye byose kuki wategereje igihe kingana gutya kuki wategereje ukandindiriza iminsi yose nagira ngo mbanze menye ko unkunda nyine byanyabyo rega muri iyi minsi biragoye abantu nyine abahungu baza mu buzima bw'umuntu akagusezeranya ibintu byinshi ejo mu gitondo akagusiga ukandagara rero urumva ntabwo ngiye napfa kwihutira gukunda umuntu muke sinakwitaka ariko ndatandukanye se ni ibiki kandi byakugiye mu musatsi wasanga ari miraya hejuru yaba yanguyemo rero mbabarire ko naratinze nashaka kubanza kumenya neza niba umuntu ariko wabimenye noneho sibyo ubu ngubu umutima urahamanya n'umutima wawe ufite isoni zo kukureba mu maso ubwo ngubwo urankunda ariko rero nyine impamvu nari naratinze nagira ngo nkwemerere igisubizo ku munsi w'amavuko wanjye oya uyu munsi uje imyaka ingahe mukeye 21 ubu ngubu leta gutya dusezeranya ubu dushatse twavana tugahita tubwira cyane rwose bobo nese kwisabukuru rero ushaka umuki mbwira dore hano hari fanta ya coca uri kuyibona hano hari mirinda ibi byose ziri uri hano hari kubibereza novida hano hari marite niki kintu ushaka nawe wikabye dore n'uruvange nguru ruhari mbwira wikabye ibintu byose murabindundira ahubwo se nakandi gafanta gaharira oya rekera aho ngaho muraho neza dore mushyushya amakuru yawe neza cyore nakuzi ko wabaye mwiza we siko wabaye mwiza amakuru reka mbanza ariko muhobere agenda ntago ndagobera abasore Mushyushya wageze ino ryari amahoro ese niwe nukuramo hano iri doga n'iryange rwose urugendo neza neza nakuzi ko wabaye umukire ngo biraza wabaye umukire n'ukuri ko Imana yo mu ijuru kuvangira abantu muke gusa Mushyushya wamwibukaga ndamwibuka ndabizi neza ko nyibuka ako utwo duco two kwikoresha abantu ku matama ntabwo watugiraga ariko urumva amahirwe mfite Imana yanyohereje marayika nkawe urumva nutangira kuza mu Byose na ADP babishye muri ADP ntabwo basi oye iyo nagiyeyo se kundi kwashyize ibyo bintu by'abakobwa ibintu ni by'abakobwa uzabikureho kora wumve nari byo wapi se sinjya mbibona babisuka mu kora nyine wumve nari by'abakobwa hari iby'abakobwa hari n'ibyo wowe koraho nese ibyo bangu bameze sinumva zari bimwe twumva ibyawe oya njye ntabwo njya mbishyira nese kutashyizeho twa tuntu two kumwe sha nawe nta n'isoni ngiye kwigendera oya wigenda none se bamubuje baza ryari baraza mu kanya yego baraza amasaha harabura nk'amasaha 2 urashaka kubona ndi muri bose ariko urabona hano hantu bivuze kubona abantu ari abakire cyane nkamubwire uzajya uza badahari twirirwa sibyo bagiye twirirwa ndi hano kandi niwe uri kumbwira ngo ngiye ngo ngira ingeso ese kurubwana no gukora ingeso mbi ariko nirirwa mu kazi urumva kugira mbone amafaranga nzagutuge nkubeshe umukizo nk'iki ngiki ahubwo wowe reka nkwereke manimero sibyo manimero za mabuja cyangwa za boss kugira ngo uzajye wazanira modoka yawe zana nk'iza mabuja rega abakire baba bafite n'abandi bantu kandi nimero mabuja ndayizi mu mutwe 0782 ni Kigali nayo yamuhinda buriya rero ntabwo bizi nageze i Kigali
ndagenda niyegereza Imana ndagenda ndasenga uko nasenga 5 ku munsi ubaye umusiramu noneho ndi umukristo wa mukristo wa undi ujya no mu byumba by'amasengesho umwuka wera w'Imana waramanukiye muri kure hase ko nsigaye meze neza ndi kubona rero n'imyenda y'imyesha ko Kigali ni heza ndi nka kamarayika neza neza Kigali ni heza urasa neza ntabwo wamenye ko ari Mushyushya ubona nawe ra aha ndabona warabaye umweru wagira ngo ntabwo nabaye umweru ahubwo nambara umweru hanyuma se Mushyushya rero reka mbanze nkubaze buriya rero hari igihe nshaka kuvuga ibintu by'i Kigali n'ubwiza bwawo nkahita nibagirwa ikinzanye ahubwo ubu bukwe ndi kubona ahangaha bameze uko kisa none ubuhe bukwe muzere ngo ntabwo nababonye urahenda tubona dukora iki ubona uri kwifatishwa kuri warangiza ibi bintu byose ntabwo yaragiye kubitwara kandi nta giciro na kimwe buriya ntabwo usanze turi gukora amasuku mo hano Mushyushya rero ese ni umwanda mwari mugiye kujugunya dore hano haba ari ivumbi tuba turi kugira ngo dukore ivumbi abakiriya nibaza tubakire neza bishime rwose bigende neza nawe nta kintu kirenze ibi ngibi rwose uri kubona wa muntu we ko nzi ubwenge ahubwo se tugupimire urwagwa rwawe oya njye ntabwo nk'urwagwa narakirisitutse pe ahubwo mwaba mufite ibinini ako kavuka ni kagura 50 ariko iyo umuntu ayiririyemo hano twizamura tukagira 80 nta kibazo ndi umukire pe ariko buriya ntabwo ndakwishyura kano kanya ngushaka ibinini by'imbeba noya ndashaka paracetamol munazifite uri Mushyushya koko kuko uko bize muri kino gihugu wafata fanta ugafata n'amazi n'inzoga ukabivanga n'ibinini ku buryo uryava kugatonoresha intoki ubwo se wakarabye cyone uzawabyimbye akada warwaye inzoka akira afata icyuma ukatisha urya ihumurize njye nta mwamva Kigali ni ibingibi bigisha nimba rukungo kumumera njye ntabwo njye ndi se mushobora wenda kuba mudafite paracetamol mukaba mufite ibuprofene 3 yawe nta no kwikora yakoruzana byiyandikira kamwandikira ariko ninjye ufite amashuri menshi mabujuzwe yitwa Jojo ubwo ndikaho mabuja washe ntabwo byajyamo n'ibirebire nanditseho Jojo nanaga BS karagataka iyo nimero ya mabuja wayibonye nanditseho mabuja Jojo uzajye umuhamagara ni kare basa ngo nimero ya mabuja nandi kuyimuha uyu musheri wanjye shiriba muguretse mu kupresenter ni Byose noneho ni umunamba yashanga ajya abogereza imodoka mu gihe mwashatse kuyoza muhaye nimero ya mabuja bose musanze naringiye shiriba musuhuze ngo yerekeze social yitwa Maka ntabwo yitwa Shuwa mwese nshaka kumuherekeza usibuka byaramwe cyangwa mufite bagitirimu cyangwa na verimox ibyo nta bihari ubukirwa wigora rwose pe nimba cyakora reba hano hirya kwa uno mutipe witwa Dani afite farumasi wagenda ukamureba none kuko we noneho basigaye banapima akakubwira ikintu urwaye noneho ukafata ibinini babanje no kugupima ariko rero bwamunyenza akantu pe akahe ese mwese asigaye ari umukozi wawe watubabare njye umuntu uje ahangaha wese akaba yagira ikintu afasha ntabwo nakwanga kumuhereza akazi kuko njye naje guhindura ubuzima bwawe okay nta mpamvu yo kwivana mu buzima bwanyu ariko reka mbe ngiye ariko 80 uzayazane vuba ndayazana nta kibazo sawa ujya wandika abanyamakuru oya nanga ni ngombwa kunyandika urangiye se wagiye bagirwa nta kibazo Mushyushya neza twagira ngo baba bamucaginze Mushyushya ni Mushyushya pe umuntu aravuga akavuga
amakosa muke ngenze ndabona siko mbonye nkukoraho ngo ntibigiye kuba bibi akira amata yawe ugende nsigare mu kazi noneho ndi kumva bindenze uriya muhungu ngo ni Mushyushya baramumbwiye muri kano gace aravuga twarakuranye n'urungano we na mamanje si abavandimwe se si abavandimwe bagomba kuvuga kimwe rero mukiye akira basijyana n'amata ibindi uzabimenya ikangende sibyo ibihe byiza gende ndagukunda ntabwo mba nifuza ko nyine uva aha ngaha ukongera mugende ugere mu rugo urugire n'utundi ako nyine nimugoroba uze kuza wenda utere nk'ibuye hejuru y'inzu ndahita amenya ko ari wowe gatatu ndabumva uhita umenya ko ari njyewe bayi oya zugiye utapfuye ubwo sheri nawe ukunda guhobera no kuri Imana ishimwe pe bayi ugende neza uze kumva ndabona umukene nahise nkukumbura ahubwo ndagukunda nanjye shaka ufite amaso meza Imana ikunda abasore koko nimero ya mabuja uyihaye umusore ntazi Nisheri n'umunama Nisheri yoza amamodoka n'amamoto muri cya kinamba cya ruguririye rero navuze mujye mumuhikiraka muha nimero ya mabuja hari ibintu nkumva neza kuba bakwita ngo sister bakakwita umwana mu rugo ndabona usigaye ubigenderaho umaze kurengwa wigize wowe uri mushiki wanjye wowe uri muramukazi wa madame none se uri iki kijiza abagabo mu nzu hano kugira ngo utangira kubahereza nimero ya madame ariko madame wawe aramuzi najyaga mumubwira ko ataramubona nkubwire ijambo rimwe ntazigera nsubiramo niba ushaka akazi ukaba ushaka kuramba hano ukahamara igihe hagarika kwinjiza abagabo ntazi muri uru rugo uranyumva ntabwo ari wowe mbaza se busura n'abagabo karishira ndakubajije ngo uranyumva subiza icyo ngicyo neza zabakagera ndakubaza uranyumva okay ça c'est bon hagarika gutanga nimero za madame uzihereza abantu ntazi uretse ko ibyo nabyo ndaza kumenya impamvu yawe byarya ngo warumubwiye ngo akira nimero ya mabuja ngo muzajye muvugana Naho neza. Nazengurutse ahantu hose. Nsuhuza abantu nzi ko nawe nagusuhuje. Mushyushya bite se? Makuru ni meza. Yaba utakigana narakuguye neza. Ure kuntu nabaye akayobe. Nari ngukumbuye. Ubundi Kigali haba amazi. Ya mazi n'ubundi bita mukesha nk'abakobwa. Yego. Rero igiyeyo. Uracya neza neza. Urabona ndayingahinga gusa nawe. Wambonye? Abaye musirimu? Wambonye? Nakubonye. Ariko umunsi w'Imana ari gukumbuye. Urareka guseka kera. Wowe uravuga ngo uraseka? Nta mpamvu yo guseka. Ahubwo ntabwo uri kumva warira. Bizwa n'iki? Ahubwo nishimiye kukubona. Ahubwo tawanzaniye. Ndabazi. Ahubwo hari umuntu nashaka kukubwira. Ibyo bindi bubiretse bubyibagiye turaza kubisubiraho nyuma. Ariko se akoze Mushyushya. Nyine mbwira. Ahubwo kubera iki bura utari wabimbwiye. Bikize. Ugasa ntabwo kwijijisha. Cha Mushyushya reka kwincisha amatima amaheru. Mbwira vuba vuba. Ese ntabwo uzi ko ubukwe bwabaye. Ubukwe bwande. Warongoye se? Ngewe? Kareka. Ntabwo uri kwijijisha. Cha ntabwo nzi ukuri kw'Imana. Mukesha wawe. Nyine yarayiye ngajya mwoza imodoka. Mba ntashye neza niviriye mu kazi ibindi
ucumuza va mu maso nyurangagenda Yesu rasi umukwe wanyu wacu se narakubyaye washyanuwe Nese nimba nabere umukobwa mwiza nka umwana mwiza Neze utwere umukobwa mwiza bivuze ko bigiye kuba direct ko bihinduka ibyanyabyo nyine turi gupanga nge nabo ngo tuzakora ubukwe wowe ube pare we nzongera kubona umuga ubonye bira bisatsi kirakirara kikimayibobo kikinwara umogi winjije muri inzu nagushira mu itabi bira bisore nka biriya binkuru umogi n'itabi hatatazagira nibyo sigara nugasanga bari kuvuga ngo hano ngo hari amatabi nibiki urase ibitabi bigenda gusa mu muhanda nukuri kumanaga ubona ko katangiye kunywa amatabi no ndi kubona gatanye no kurira mu maso gose ni kamve mu maso nyuranga ndavuze ngo kamve mu maso kantura akubase ubumubita nenda gushingura nyuranga nese atse nkakubwira ura muhungu sundi umwana mubi kurya utanyumva ura muhungu ni muzima wumve ko ataranambwa ngo turyamane je mutesha wanje mu izina rya Yesu ntakabo wanje umwana wanje ni w'Imana abantu bose barabizi je urako ndi mukase genda nyina ntabwo nabyo gicucu nka kiriya jewe Tereza nibibaho ngo bimeze biteze kwagireka kwijijisha nashushatse ko ushatse kuvuga ko bitagushimishije biki binshimisha se yewe kamanze mwireke mukesha hariya hararo ari kunywa inzoga ari kunywa fanta akarinzaho amata urumva agahita akubitaho na twatundi ko mu gicupa duto ngo ko twuma ko tuyuke yakoze ubukwe abantu bose n'ubundi bose babimenye ahubwo ubu biranungwe kuba utabizi sibwo nabibwirwa n'iki mukesha ari ku muhanda njyewe ninjiyemo ndeba ukuntu abantu bose hafi umudugudu wose uburyo baje bose bakaba babashongereye ndavuga ati ibintu ntabwo nabyihererana nawe urabutaye ntabwo usamba rero umuntu bakoze ubukwe cyangwa usuza kunyibwirira nawe ugende nyine ujye kumureba asigaye kunsebya ku muhanda akajya kunywa inzoga utuyuki amata na fanta kandi tumaranye igihe bisukunda aragahwije nyine ngiyo abantu bose bakundanye nibyo ngibyo baba bagamije nyine abakundana banyabyo ntago babikora akura afite inkoko afite amagweje urayazi afite amagweje bya bintu babikoramo imbanga ari ibiki ariko ni ibintu bituma umuntu akira cyane ni ibikoko ariko n'abahungu bita amagweje abahungu bimbwa babitwa amagweje cyangwa ngo tumu ari abahungu bafite ababyeyi bimbwa ngo nahungu bimbwa bavuga kumbwa abahungu batazi gukora nka kurashira zikoza mu modoka bakiteza imbere aba ari amagweje kubera ayo magweje ni udukoko nyine tw'utunebwe ariko mu mutwe wawe bo kubyara ntabwo yaba yarasigaye mu bitaro kwa muganga bambyariye mu muhanda ubwo niho yasigaye nyuranga ujye kwishaka gera vuba se mama yitikeze nyuranga hase rimwe kabiri nduzuza gatatu nagucinya nzaniburo va mu maso swakihwijiwe ubwo ngiye gushaka akakaburi wirira ngiye gushaka iburo mu cyaro akira nimero ya mabuja uriya musore si mama ngiye gushyushya umuvumo naza ndamuturitsa ku buryo azongera kwicara ariko ari mu kuzimu bamushyize mu isanduku yase ngo iki ariko buriya ntabwo byaba ari sawa byaba ari sawa none hano hari ikintu aba yabuze agiye mu kabari gusa none hajya gukora ibyo bintu mana nyagasani ahubwo se mushyushya wajya ukandebera n'ibindi barimo ukandeba n'umuntu bakoze ubukwe ukaza ukambwira ako kantu niko pe nibyo bintu uvuze ndagushyigikiye uri umubyeyi simbuka ngenda akora umuti akandi rero buriya nkubwire ndakakubwira ngarutse sawa mukesha ku muhanda mu nzoga nabaretse ndamuturitsa ndakubikiye ntugire ikibazo nzaniye amakuru we ntugire ikibazo ndagutamo wowe genda ariko mfite n'agatobe sawa